bwayi bwo mwikofi nabwo bushaka gutuma utirongorera umugore da. None se nk'umugabo washaka ko mwigisha ngo washaka ko mwigisha namamagare mwigishe uretse urumva byari ikibazo ni gutya cyangwa ni gutya pratique. Umugabo yaratashye bye byose mu kazi ntago byari bimeze neza, abwira umugore we ngo wige guteka twirukana umukozi uteka, nanjye ngiye kwiga gutwara imodoka twirukana umukozi utwara imodoka, twirukana umushoferi. Umugore arihanukira ati nibyo ndakumva, ariko wirukane wige kurongora kugira ngo twirukane n'umuzamu. Ubundi kurya umwana ubwabyo ntago ari icyaha. Korani iravuga ngo nimukunda bamwe mu bagore muzabarongore. Kandi kurongora biruta gushyuha. Oya nese ko umugabo wanjye abizi narinde. Umugabo wawe azi kurongora? Arabizi yubahwe. None iyo uza gushaka umugabo utabizi nari kubimwigisha. Umugabo ateze madamu wirihuta ni sawa, aturahindukira ati nta kibazo, agahindukira. Timaze rero uza kurangiza uze kunyorosa. Iyi rero ni produit ihabwa abagabo bagira ikibazo cyo gucika intege igihe cy'imibonano, bagira ikibazo cyo kurangiza vuba, bagira ikibazo cya stress, bagira ikibazo cy'iminaniro, bagira ikibazo cyo kwibagirwa. Dore ngiki gisubizo mwabagabo. Niyo mashini rushutura abagabo. Ibundi akangaka niko bise ngo ni imashini. Umuntu wese nabuzi ko afite ikibazo mu mibonano mpuzabitsina, akaba azi ko afite ikibazo cy'urugo rwe rugiye gusenyuka atakigira ijambo. Abagore ngo batangiye kubahimba amazina ngo ni ba Mukagatare ngo n'abandi. Abagabo nabo bakitwa ngo ntawarwasaga. Umva muze mbakorere deliverance, mwe mungane gusa mbakorere deliverance mbakureho agasuzuguro. Ndabambura agasuzuguro. Reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Reka ngo ikazo dukurikiranye uherereye hagiye hatandukanye, uri mu Rwanda, uri muri Amerika, uri muri Asia, ariho hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndaguhaye ikaze kuri kamera za Yawe TV. Amazina nk'ibisanzwe nitwa Nyawe 2020. Nyarukira kuri Instagram ya Yawe TV ubundi following, ubundi gahunda zibashe kugenda neza ndetse n'ubuzima bugende neza. Yes, nyine ni ya gahunda mba narwaye munyoherereza imiti nyisome. Murabizi nyine kari kakazi kenshi kandi mba nabategure kandi ngomba gukora umunsi ku munsi. Urakoze kunkikaze, nanjye ndagushimiye ku mwanya wampaye wo kugira ngo tuganire ndetse nganire n'abantu badukurikiye. Amazina yanjye nitwa Assia Nyirashumbusho, benshi mu bantu baranzi ariko hari n'abatari banzi. Abandi umumama ndi nyina w'abana benshi ntago njya nkunda kubara abana cyane ko mfite abana benshi, ariko abo nabyaye banje ni 3, abandi nabo banyitirira. Nabo cyangwa nabo wabyaye hanze wanga kuba byose ni nk'ibyo. Ese ufite fosete zingahe? Ntago mbizi. Ufite fosete imwe kurindi tama nayiha? Ntago mbizi uko sinibona. Niyo nirebye sinibona. Niyo nirebye sinibona. Ubona iki? Nyine ntago njya nireba sinibona. Cyangwa bya bimashini? Ibimashini se mfite uruganda. Yes, rero ndi kumwe n'umuntu muri kubona mwiza cyane. By the way, wambaye neza. Wambaye neza. Ya, merci. Nk'umuntu ufite abana benshi yabyaye ahandi. Acyo bitwaye ariko byari mwororeke mu kwirisi. Ibyo byanditse he? Byanditse muri Bibiliya. Uri umuhajati cyangwa ni style to? Aya genda umuyisilamu. Ese mwana wenda abayisilamu nari nziranye nabo irayidira rangiye byibona nari wamamagaye ngambwira ati agaceri katakaya namwe mwiza ubusamba. Oya kubera ko dufite ikibazo cya covid kuvumba ntago byemewe uyu munsi ko covid ntago yizizira idi. Covid ni yizizira idi. Ntabwo uzi ko umuceri uryoha. Bivuga ngo nushaka kugenda ugahugira ku muceri ukibagirwa amabwiriza yo kwambara agapfukamunwa. Ako nta ufunga urya. Nta ufunga umuntu urya. Aramushyiramo ariko burya pfa kuba yishe amabwiriza. Kuba yishe amabwiriza. Yes, rero mwabyumvishe rero ndi kumwe na Hajati. Reka ngenda mwita Hajati uyu munsi. Yewe nyimubona nagize ikibazo
hagiye mbona ko macana ngo wa mugore ufite imashini ngo imashini y'abagabo kwanza bimeze bite iyo mashini? ya nyine sinzi, ntago nanjye namenye iyo mashini, nanjye ntago nyizi, ariko nanjye numva bayivuga. Njye ntago mfite imashini, ahubwo mfite ubundi ngewe ncuruza imiti ikozwe mu bimera ifasha abantu kugira ubuzima bwiza, abantu bafite indwara zitandukanye. Iyo mashini rero, terime y'imashini yaje ikomotse mu bagabo bagira ikibazo cyo kurangiza vuba, gucika intege mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Noneho hari imiti ngira, hari umuti ngira bita revive, ni umuti uzwi nko kongera imbaraga za kigabo. Abantu bagira ikibazo cyo kurangiza vuba, iyo revive irabikumira. Abantu bagira ikibazo cyo kutagira ubushake, ugasanga umuntu akoze imibonano ku wa mbere, ku itariki enye akazongera gukora imibonano ku itariki 30. Abo bantu rero ugasanga harimo ikibazo. Noneho nkagira uwo muti ukemura ibyo bibazo byo kutagira ubushake, ibibazo byo kurangiza vuba, ibibazo byo gucika intege. Noneho bamwe muri bo baje kuwita ngo ni imashini, abandi ngo ni umwami w'abagabo, abandi ngo ni imana y'abagabo. Nyine baje kuyita amazina atandukanye. No kuvuga ngo ubwo umuntu ukora imibonano mpuzabitsina ku itariki ya mbere akongera kubikora ku itariki 30, abategereje igihembo cy'igitsina. Oya, ahubwo uriya muntu rimwe na rimwe aba afite ikibazo. None wowe kuvuga ngo ufite imashini y'abagabo, iyo babivuze gutyo wumva iki? Iyo uryamye ukavuga ati dore wa mugore ufite imashini y'abagabo. Oya, nyine ngewe iyo numvise bavuga ngo wa mugore ufite imashini y'abagabo, numva ko akazi kaba kakozwe neza. Kuko uburyo ujya kubivuga nuko hari ikintu nyine wa mutuba wamukoreye, bityo akabura uko abyita, akavuga ngo ubyo byose ni imashini. Kubundi izi ni imashini, ni ikintu gikwakwanya. Eko ntekereza. Nje niko mbitekereza, wowe sinzi uko ubibona cyangwa uko ubitekereza. Iyo havuzwe imashini, undi havuzwe imashini numva ikintu nyine kigira vuba, ukuntu gikwakwanya, mbese gikora akazi kose. Ubwo imashini ihari izigira ubwoko bwinshi, hari isiki ibigori. Ubwo iyo mashini wowe noneho ugendana isiki. Kandi nawe ko iyo mashini nanjye ntayizi, numva bayivuga. Numva nanjye bayivuga, ariko nakubwiye ngitangira kumva imashini aho yakomotse. Ariko mu by'ukuri iyo mashini nanjye ntago nyizi. Bamwe ngo banyise ngo ndika mashini, ngo wa mugore ngo ugendana imashini, ariko naho byakomotse, nje nta mashini ngira. Ariko se bura hari umuntu ubaho ku buryo yakora imibonano mpuzabitsina ku itariki ya mbere akazabishaka kuri 30? Cyane, barahari ndetse benshi cyane. Ubwo se bari muzima? Uyu munsi hari ibibazo navuga ngo byateye mu bantu, ariko biterwa n'ubuzima tubayemo uyu munsi. Ibyo turya, ibyo tunywa, umwuka duhumeka, ibyo byose biratwangiza bikadutera kurwara. Kera ntago ibi bibazo turi kubona by'uburwayi butandukanye, amadiyabete, imivuduko, izi ndwara tubona z'ibyorezo, ngo gucika intege, ngo kutagira ubushake, ngo kutagira ububobere, ngo amavangingo, ibi bintu nta byabagaho. Kubera iki? Abantu babagaho mu buzima bwa naturel. Ugasanga umuntu afata isuka agahinga, arimo arakora siporo, afata urugendo rujya ku isoko agakoresha amasaha 2-3, bivuga ngo ari gukoresha ingingo z'umubiri ze siporo. Kuko no guhinga ubwabyo ni siporo. None uyu munsi urasanga umuntu mu gitondo arabyuka akatsa imodoka akajya mu biro, niyo agiye gufata akantu hariya agendesha intebe. Bivuga ngo akongera guhaguruka muri bya biro byiwe yatsa imodoka ataha. Uriya muntu ntabwo akora siporo, umubiri we uguma ahantu hamwe, ntazatangira gukura za ndwara. Ikindi, iri terambere dufite uyu munsi ni ryiza, ariko naryo ubwaryo hari izindi ngaruka ritugiraho. Abantu bajya kuri social media bakabona za porono, bakabona amoko y'ibitsina, bakabona ngo abantu ngo barongoranye n'abandi bintu nk'ibyo. Noneho bikabatera kwikinisha abantu cyane cyane b'urubyiruko. Nimba umusore ku myaka 15-16 atangiye kwikinisha, kuzageza ku myaka 25 agiye gushinga urugo, uzasanga kwikinisha byaramwangije, bikamutera ingaruka zo kurangiza vuba, kutabyara, intanga zarabaye amazi, gucika intege muri icyo gikorwa, kutagira ubushake cyangwa se kutishimira igikorwa cy'abashakanye. Ugasanga aho kugira ngo akorane imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye, ahubwo arajya muri cya gikorwa cyo kwikinisha. Muri make nibyo bimuryoheye. Ugasanga ibyo byose rero nibyo bitera bwa burwayi, bitera bya bibazo, ugasanga ingo zatangiye gusenyuka. Urugero,
nimba umugabo ashatse umugore akamukura iwabo nta kindi kintu aba agiye kumumaza buriya nubwo mbivuga bakavuga navuze ibishego ariko nyine nuko mba nababwije ukuri icyo bavuga baravuga ngo navuze ibishego ariko nuko mbabwiza ukuri umukobwa iyo avuye iwabo nta kindi kintu kiba kimuvanye iwabo usibye kurongorwa n'umugeze we ntumurongore rero ibibazo biravuga hari uzahambira akisubira iwabo kabati iyi migati n'aya maji n'aya mata n'iwacu byari bihari ndetse kurusha n'ibirahangana rero mu gihe nta kintu mariye mu gitanda ndigendeye no kuba muri gushishikariza abantu kurongora kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu icyumweru kigeje oya ntago ari ugushishikariza abantu kurongora kuva kuwa mbere nese nk'umuntu ujya kurongora akamara amasegonda 30 uboshye stati agahita arangiza ubwo se uwo amasegonda 45 ubwiye niba yatinze kose koko mu byukuri uwo muntu ubundi imiterere y'abagore ntabwo umugore yakwitora ngo yumva ashatse umugabo usibye ko umugabo ashaka kumuporovoka akeneye ko bakora imibonano mpuzabitsina mu byukuri umugabo waba afite ubushake bwo gukora imibonano akabisaba umugore bivuga ngo hari n'igihe agera igihe cyo atangira gukora imibonano umugore atarabyiyumvamo natangira kubyiyumvamo umugabo ngo ararangije wenda umugore ari bwarakibishaka ukwezi kugashira ukundi kugataha wenda hari n'umuntu ufite icyo kibazo yatangira kubikora agahita arangiza ariko akazongera kugira ubushake nyuma y'ibyumweru 4 abategereje umushahara wa boss rega uzi ko hari abantu bagira ubushake ariko bafite ibiceri nabyo hari umuntu ushaka kugira ubushake uko yabonye n'udufaranga ariko reka twivugire ku burwayi ubwo aba ari uburwayi bwo mu ikofi ubwo bwo mu ikofi nabwo bushaka gutuma utirongorera umugore da ariko reka twivugire uburwayi gahari ahantu noneho uriya muntu nimba yarikinishije bikamugiraho ingaruka zo kurangiza vuba bikamugiraho ingaruka zo gucika intege ntabashe gushimisha uwo bashakanye byanze bikunze ibibazo bizatangira kuvuka nyine nabivuze ngo ndabivuga bakavuga ngo navuze ibishego ariko nuko mba nababwije ukuri gusa nuko kuri guca muziko ntigushye ndabivuga mukanuka muri comment ariko nyuma mukampamagara ateze muganga kakantu wavugaga bimeze biti nanjye icyo kibazo ndagifite wenda so gutandukira cyane icyo kibazo ndagifite kuki mu ishuri batwigisha biology bakatwigisha umutwe amaso amabere sibyo none byagera ku myanya ndangagitsina y'umugabo bakumva umuntu yayivuze mu izina wenda ntibanyumve nabi ntago ari ibishego ngiye kuvuga ntago ari ibishego ugasanga niba mvuze ngo amabya bakumva ni ikibazo kandi imbere navuze amabere kubera iki nka wenda ubifitemo experience kubera iki bumva ko ari ibishego nyine abantu batinya ukuri nibyo nababwiye icyo banziza nuko mbabwiza ukuri bakavuga ngo navuze ibishego ariko mu by'ukuri ntago ari ibishego nese ibyo mvuga ko bibabaho mu bisi ibyo tuvuga iyo myanya ndangabitsina tuvuga mu mazina ko muyifite mutinyira icyo ko tubivuga nyine tuvuga urugero nimba mvuze ngo kurangiza vuba gucika intege ni kimwe mu bisenya ingo z'abashakanye bakavuga ngo navuze ibishego kandi ndabivuga uyu munsi kandi nawe ejo hari igihe byagusenyera cyangwa se byaranagusenyeye cyangwa se mugenzi wawe byaramusenyeye ariko nakubwira ngo impamvu ndi kubivuga ngo ufitiye igisubizo ukagira isoni zo kumpamagara wigira isoni zo kumpamagara ngo mbaze ngo nakora iki mu gihe uzi ko ufite icyo kibazo rero hari ikiganiro nigeze gukora ndavuga ngo umugore nta muntu umurimo ngo umugore yanga umugabo wamuguriye imodoka kamugurira inzu nziza kamutuza heza agakunda umukarani kuko yamurongoye neza barantutse ngo nabasebeje ngo navuze ko nta kigenda ariko uko niko kuri nuko arakantu nigeze kubona gacaracara ku mbuga nkoranyambaga umugabo yaratashye bye byose mu kazi ntago byari bimeze neza abwira umugore we ngo wige guteka twirukana umukozi uteka nanjye ngiye kwiga gutwara imodoka twirukana umukozi utwara imodoka twirukana umushoferi umugore arihanukira ati nibyo ndakumva ariko wige kurongora kugira ngo twirukane n'umuzamu bivuga ngo umuzamu yakoraga akazi ko kurongora kubera yuko umugabo atabizi noneho wige kurongora
kugira ngo twirukane n'umuzamu. Bivuga ngo bari barimo bakumira ibintu biri kubatwarira amafaranga kuko ntayo bari kubona. Bivuga ngo umutungo w'urugo washiriye hehe kwa zamu. Ejo bundi mu kiganiro navuze ngo hari ishyirahamwe ryaje ryitwa abapfubuzi, sibye ko atari ko bitwa da, ubu ngubu babahinduriye izina bitwa bunganizi, ko ngo gupfubura n'imvugo nyandaga. Ese nimba ibyo bibazo mba mvuga bidahari, ririya shyirahamwe rikora iki? Ry'abakize, ry'abunganizi mu nkiko se. Abapfubuzi bivuga ngo bapfura bapfubye. Nyine nabivuze, hari umugore uzatinya kujya gusambana kubw'uko gutinya Imana ko gusambana n'icyaha, Imana yanga urunuka. None avuga ataho kugira ngo nzajye guca inyuma umugabo wanjye n'Imana izampanira icyaha cy'ubusambanyi, reka nisubirire iwacu wenda nzabona ushoboye. None se kurya umwana n'icyaha? Kurya umwana, ubundi kurya umwana ubwabyo ntago ari icyaha, ahubwo uburyo byakozwemo. Nimba nguterese umva ukuntu Imana ivuga, we bundi wemera Bibiliya cyangwa wemera Kurongora? Ni ikihe gitabo wemera muri ibyo ngibyo? Kuko byose bivuga Imana, ndabyemera. Kurongora iravuga ngo nimukunda bamwe mu bagore muzabarongore. Bivuga ngo kurya umwana ntago ari iki? Na Bibiliya rero ikavuga ngo nukunda umugore uzamurongore. Kandi kurongora biruta gukunze, kandi kurongora biruta gushyuha. Aha, nuko Imana yavuze ngo biruta gushyugwa. Ariko Imana yashyizeho kondisiyo, kuko Imana yaraturemye idushyiriraho n'amategeko n'amabwiriza n'imbago tutagomba kurenga. Ubundi kurya umwana ntago ari icyaha ubwabyo. Pfa kuba ufite mituweli. Oya, ahubwo Imana yaturemye ko ariyo mugenga wacu, yashyizeho uburyo bigomba gukorwamo. Ngabo muzakunda muzabarongo. Ngo ariko kubw'ibyo mwabatanze, bivuga ngo ntago wemerewe kurongora umuntu utamukoye. Ubu buretse gato, ubu nihuriye n'icyana wabyaye nkagikubita 5 kikama ntaribe. Banza wumve se, ariko ikibazo cyawe ndagukunda ariko nanga ko ugira amagambo menshi. Umva se, nari nyikubwira nyine ukuntu Imana ibishaka, hanyuma kunyuranya n'ibyo bikaba wisha amabwiriza Imana yashyizeho. Bivuga ngo ugomba kumurongora kubw'uruhushya rw'ababyeyi be, mbese bamuguhaje, ugomba kubanza kugira gute? Kumusaba, ukanamutangaho inkwano, mukanagirana n'amasezerano yo kubana. Ntago ari ukugenda ucapurisha bya bindi byanyu ngo bisigaye bigezweho, ngo ni ukurya abana ngo mukarenzaho na ba nyina. Ibyo bintu ni umuco ugomba gucika, ntago ari byo. Reka noneho mwibareze ikibazo. Wari uri kuvuga ngo ku muntu wikinishije ugasanga ageze mu buriri ni pyu arabepa, ni nka stati y'amasegonda 30. Wowe uramutse uhuye n'umugabo utazi kurongora, wabigenza ute? Uramwigisha, ubigenza ute? Nkanjye se cyangwa kuvuga muri rusange? Oya wowe. Oya nese ko umugabo wanjye abizi, narinde. Umugabo wawe azi kurongora? Arabizi, yubahwe. Uwo mugabo yubaho, umugabo wawe azi kurongora? Yubahwe. None iyo uza gushaka umugabo utabizi, nari kubimwigisha. Nari kubimwigisha. Erega abagabo barago, hari igihe uhura n'umugore uba warateruye ibyuma, agaterura amabati, cyangwa yaranyweye n'umuti, ugasanga mu kurangiza ni nk'amasaha 3. Mbese ubwo umuntu yaba ari igikuta? Oya rega, buriya kurangiza k'umugore ubwe ashaka kubigiramo uruhare, icyo ni kimwe. Icya kabiri, umugabo ashaka kubigiramo uruhare. Rero iyo umugore atarangiza haba harimo ikibazo. Ubundi umugore utagira ubushake bakamurongora nko guforusa, nko kuzuza barahari benshi cyane. Ariko ibyo byose nyine ni bwa burwayi twabonye. Hari n'abagore bikinisha, yamara kwikinisha, yamara kubigira umuco cyangwa se akamenyero, ubushake bukagenda. Akaba atashaka guhura n'umugabo ngo rwose yumve ko ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ahubwo wakishimira kuba yakwikinisha. Abo bagore barahari.
benshi bajya bampamagara ariko n'abadukurikiye bikinishije uyu munsi nagira ngo mbabwire ko tubafitiye igisubizo. Tubafitiye igisubizo habonetse hari n'uwambwiye ngo noneho ni imashini y'abagore wabonye yarawukoresheje yarafite ikibazo nyine ni twa dusirino bagenda bawusiga ngo noneho ngo ndabona watuboneye n'imashini y'abagore. Noneho hari ukuntu umugore aba yarikinishije n'ibyo n'abagore rushitura abagore. Noneho hari n'umugore uba wararwaye ama infection y'igihe kirekire akabura ubushake, hari n'umugore uba waragize ihungabana akabura ubushake. Ubutagize ubushake bivuga ngo nta nubwo ari no muri mudu y'igikorwa nashaka no kurangiza, ni ukurangiza umuhango gusa. Ati nuza kurangiza uze kunyorosa. Umugabo ateze madamu wirihuta ati ni sawa. Aturahindukira ati nta kibazo, agahindukira. Maze rero uza kurangiza uze kunyorosa. Kuri uriya muntu ni nko kurangiza umuhango. Ati none se ari cyo cyanzanye nyine nabigenza gute. Ubundi igikorwa cyo kurongorana nubwo bavuze ngo gusambana ngo ni nango ni sinzi ikinyarwanda bishakiye. Ariko igikorwa cyo kurongorana kigenewe abantu bubatse ingo. Ibintu bya bindi mwihaye ngo ugenda ngo murya abana ngo murenzo banyina. Mfite sheri wanje ni urugero. Nzamenya gute karangiza atampaye. Oya nyine uzabanza uzuze za kondisiyo navuze. Izi ni sheri wanje. Kuko kujya guka umuntu iki kintu ntago turi bucyumvikane. Nimba mfite umukobwa dukundana ukinsubize gutya. Wowe ni ufite igisubizo cyawe. Mfite umukobwa dukundana. Kandi wavuze yuko hari umuntu ubaho utagira ubushake nyine tu ameze nkaho ndikubwira ngo ndongora nigendere. Rangiza umuhango. Ni ukuvuga ngo nimba ndi umugabo ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa kandi uwo mukobwa muri we bitamurimo, ntago bisa nkaho nanjye ubwanjye n'abandi kwikinisha kandi siko ndi kumwe n'umuntu. Nyine nibyo nababwiye ngo bafite icyo kibazo mbafitiye igisubizo. Sinabikubwiye se nabivuga ngo abo bose ku ruhande rw'umugabo, umugabo urangiza vuba ucika intege utagira ubushake ngo abashe gushimisha umugore we. Ngiye ndivugira abagabo n'abagore, ntago ndibuze kuvuga ibyo byawe ngo aba ex bawe ngo niki nta kazi kanyu. Ntago mbizi. Ndetse nshaka kwigisha urubyiruko ngo bakore imibonano mpuzabitsina imburagihe. Umusore wumva amaze kugira ubushobozi no kugira imbaraga n'ubushyuhe, afite n'ubushyuhe ntajya arongora. Kuko kurongora biruta gushya. Iko bibiri ivuga kurongora biruta gushyuka. Ariko hari n'ibintu byinshi bitera ibibazo byo kutagira ubushake. Hari nka za diabete, imivuduko y'amaraso, ibibazo by'ihungabana. Ibyo byose nabyo biba intandaro. Ariko reka mbabwire ko ibyo bibazo byose tubifitiye igisubizo. Waduhamagara ukatugisha inama, waduhamagara ukatubwira ikibazo ufite tukakugira inama. Kuko buriya ibi bimera byose Imana yaremye, yabiremye ngo bitubere umuti, bitubere ibyo kurya, bitubere n'urukingo. Ariko uburyo tubikoresha mu buryo butari bwo ugasanga ntago bitubereye wa muti. Urugero, umuntu ashaka kutanywa amazi akavuga ngo ugiye sinjyanywa amazi mu buzima, kandi mu by'ukuri umubiri ukeneye amazi. Hari igihe rero uzagira uburwayi buterwa n'uko umubiri wawe wabuze amazi. Ariyo mpamvu tuba dushaka ko mutugana mukadusanga tukabagira inama ku bijyanye n'imirire ndetse n'uko umuntu akwiriye kubaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Ko twebwe ducuruza imiti, ariko nagari imiti ko muteri nicyo twita inyunganiramirire cyangwa se food supplement. Ni ibintu umuntu ashaka gukoresha ari muzima yirinda, ni ibintu umuntu ashaka gukoresha arwaye bikamuvura, ni ibintu umuntu ashaka gukoresha mu buzima bwe bwa buri munsi nk'uko dukenera ibyo kurya bya buri munsi. None se mbere yuko uri buze kunyereka iyo mashini kankubaze iki kibazo, wewe wemera ko avance yemewe? Kwayabye ibintu bya avance nta sisaho, ariko hari aho bikenewe. Oya, ibintu bya avance ni umuco ugomba gucika. None se kubizi ko hadutse abantu b'abarezi bene n'abatinganya, ndamutse nkunze umukobwa kumba ari umujama cyangwa umukobwa agakunda umujama kandi ari akabebi kigeze gutyo, bakora ubukwe bagera mu buriri agasanga si ikibazo, guhita babusasuranye. None se si ikibazo? Urumva avance idakenewe? Oya, avance je ntago nyishyigikiye. Ndagwakaniye. Iyo mashini rero imeze ute, iteye ute?
iyo mashini ariko iyo mashini mwakomeje ntago ari imashini wenda nkwereke example urabona kano kantu bakita revive ni produit naturel ni food supplement binanditseho kandi nanashishikariza abantu mujye musoma nk'ubu nagomba mvuze ibyo revive ikora ibiyigize ariko ushaka kujya kuri internet ugasacinga revive revive uraza kuyisangaho ureba ibyo ikora ureba akamaro kayo. Iyi rero ni produit ihabwa abagabo bagira ikibazo cyo gucika intege igihe cy'imibonano, bagira ikibazo cyo kurangiza vuba, bagira ikibazo cya stress, bagira ikibazo cy'iminaniro, bagira ikibazo cyo kwibagirwa. Dore ngiki gisubizo mwabagabo niyo mashini rushutura abagabo. Ibundi akangaka niko bise ngo ni imashini ngo ni imashini ngo ni umwami ngo ni iki sinzi buri wese ayita uko abishaka ariko icyo nababwira cyo gisubizo kiraho nta mukene uyigondera oya mbona gihenze umuntu wese yayegura kuko umugabo wese ufite ikibazo cyo kubipa nimba ari iki kintu gihangayika abagabo iriya ngingo iyo atayishoboye aba yumva nta kintu ari icyo. Ikindi umugore nubwo wamuha ibya mirenge nubwo wamwubakira etaje ugashyiraho agasongero hejuru azajya ahagarara akareba iwabo i Nyakariro ariko utamurongoye nta kintu mwavugana. Niyo mpamvu aka kantu rero ntabwo gahenze kuruta umugore wawe ugiye kwigira iwabo. Aka kantu ntabwo gahenze kuruta umugore wawe bagiye kujya birirwa bapfubura niba bari gupfubura niba bari kujya simbizi. Hari akandi ga produit hano bita kafezi rero babandi babuze urubyaro babandi bagira intanga z'ibihuhwa babandi bagira intanga z'amazi babandi bagira intanga zitihuta babandi bafite ibibazo bya prostate. Hari ukuntu abantu bikinishije cyangwa se abantu bageze mu za bukuru bagira ibibazo bya prostate ikabyimba, prostate ikazamo kanseri. Dore ngiki gisubizo kubera uyu munyungugu bita zinc ukungahaye cyane mu gufasha imyororokere y'abagabo kuri uriya mwanya bita prostate urayize harazi sohokera mfite indi product bita nzi ko ari imashini iteretse nk'ahantu. Oya dore imashini y'abagore dore ya mashini y'abagore mwabagore mwe ngo mutakigira ubushake ngo mujye mu mihango mukaribwa ngo mwagizweho ingaruka no kuboneza urubyaro ugasanga umugore nta kiboneza urubyaro asigaye yirirwa abyara abana adafite ubushobozi bwo kurera akanga kujya muri onapo hari ukuntu abantu baba badafite ubushobozi bwo kurera abana benshi 4 5 6 nko byari ikipe y'umupira w'amaguru ikipe y'abasimbu. Uyu munsi ntago tugifite ubushobozi bwo gutunga abana benshi ibintu byarakomeye nkababwira ngo muboneze urubyaro none akanga kujya kuboneza urubyaro ngo kubera ko ngiye aboneje urubyaro ngo ubushake buragenda ngo ububere ngo amavanyo ngo umugabo agatangira kumuca inyuma. Dore ngiki gisubizo mwabagore mwe dore ntimuzavuge ko Asiya ntacyo ntazabazanira kiretse icyo mudashaka. Nakoze ubushakashatsi kuri produit zose zibaho. Iyi niyo produit nababoneye ishobora gukuraho ibyo bibazo ngo kudasama. Hari n'abagira ibibazo by'imihango itagenda neza kuri gahunda cyangwa by'imisemburo itaringaniye bityo gusama bikaba ingorane. Hari n'abandi bagira ibibazo by'imihango ibarya ugasanga umugore yagiye mu mihango agahita ajya mu bitaro cyangwa agahita ava ku kazi akamara iminsi 4 adakora. Dore ngiki gisubizo ntimuzavuge ko ntabazaniye. Mfite product nyinshi zitandukanye rero ntibagiye kubabwira product yitwa spirulina cyane ku bana batoya. Iyi ngiyi itanga igikuriro kiza ku bana bantu barwaye indwara za karande bagatakaza ubudahangarwa bw'umubiri ngo navuga abarwayi ba diabete umuvuduko ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ngiki gisubizo iyi bayita spirulina nyaboneka ajya kuyisoma na hano mu Rwanda uyu munsi batangiye guhinga spirulina kubera akamaro kayo. Bantu ngo barwaza bwake nyaboneka ntuzarwaze bwake ni wayirwa hano ku isoko utayirwaye se utariye se wanywe ibintu. Oya uyu munsi nago bakivuga ngo ni bwake ngo twamaganye ngwingira ngo ry'abana bari munsi y'imyaka 3. Dore igisubizo indagara ziri mwaho indagara hano harimo indagara harimo inyama harimo amata harimo amagi harimo karoti harimo imbuto z'ubwoko bwose harimo byose. Ifite amavitamine ifite amaproteine ifite imyunyungugu ifite calcium ifite byose ariko wasomye ukareba. Uyu munsi mu Rwanda basigaye bigisha abantu guhinga spirulina kubera akamaro kayo. Spirulina iraboneka ku isoko hose mu supermarket akomeye wayisangamo. Iyi spirulina iraboneka ariko nyaboneka spirulina. Hari akandi kantu rero hano bita Chloride Active babandi noneho hari ukuntu umugabo
agira ubushake yajya gukora igikorwa igitsina kigacika intege ntarangije ntakomeje ubwonko bugahita bumutelefone dore ni active nyine rumva nawe ubwo ntubyumva no kuvuga utwara nk'umuntu utwaye indege igiye Amerika dore ngiri ibanga aho riherereye ariko igikuru muduhamagare ese nushobora kukinyuka ukaba wakwica umugore wawe oya ibi ni food supplement ntabwo ari viagara nka bya bindi mumenyereye hari ibinini byitwa viagara umuntu anywa ikinini yagiye muri radiyo ukagira ngo ni igiti gitewe muri rumwe wanarangiza igakomeza igahagarara ahubwo biriya rero byanakwica ko biragenda bikangiza umubiri bigasaba ko uzajya keguka ari uko wakinyweye ariko ibi ni naturel twaze tugaruke tumenye ko ari naturel niyo mpamvu mbabwira ngo mujye musoma kuko abantu bose ntago tuvugisha ukuri kaburamamaje nkaba ndahatwitse da erega umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina kandi ntago aba ariko ari mubi none se ariko njya nibaza iyo uri kuvuga kurongora ukavuga gushyukwa ufite umugabo umugabo ndamufite abifata gute nyine abazi ko ndi mu kazi sinabizi ko ndi mu kazi ubu ntiyagowe yagorwa guteze ngaho mbwira uburyo utekerezamo yaba yaragowe uburyo none se ubu nimba ibyo bintu bizi gutyo si nko guterera umusozi ni nko kujya ku kirunga cyawe oya turafatanya wana nimba mfite imashini y'abagabo nka mfite n'iy'abagore neza urumva ikibazo cyabo aranywa nawe ukanywa ndanywa nawe akanywa aracomeka nawe ngacomeka ukambika nizubwo we n'ubyumva z'ubundi w'amaso ntabwo reka nkubwire burya umugore urongorwa neza niyo muhuye uramubona uzi umugore wapfubye uzi umugore barongora nabi bamupfubije muzahura ahorana umushiha ushaka kugenda wamusanga nko muri office mwaramutse ntabwo mbona ese ibintu byishyurirwa ku irembo byishyurirwa kuri banki cara hariya cyangwa uwo ni umugore wowe ngo utarongowe neza abyukana umushiha wamubwira ati mama w'abana ese abana bimeze ubu mbaze iki ibaza ari umunyeshuri w'abana bawe uyu ari umwarimu w'abana bawe ari umunyeshuri ari umwarimu w'abana ati mwarimu ati kane bayandika gute genda ubaze nyoka umugore utarongowe ahorana umushiha uwarongowe si ubwo w'amaso ntabwo aba aguha akibaze wacometse ntagacomeke nawe nyine ibaze nawe bitekereze ariko wowe ikibazo uracyari n'umwana muhora muhindura amatoro niyo ibyo bintu mba ndi kuvuga we nta n'ubwo ubizi ko uracyari n'umwana ngaho se uzangerageze aya hashya si wumva uwo nguwo ngo hindura umukozi uhindure umushoferi nawe uhindura umuzamu kuko niwe uri gukora akazi muri make niwe wamaze amafaranga ni ikibazo gikomeye kandi ubwo abantu bize hari abantu bari kuvuga ngo ubwo watangiye kugarura ibishego ntabwo ari ibishego ibintu nabyo biba bikeneye mu buzima bwa buri munsi mu buzima busanzwe none ibyo bintu babinywa gute ibingibi tugira product nyinshi zitandukanye hari izitunganyijwe nk'amafu ushaka kuvanga mu mazi ashyushye hari izitunganyijwe nk'ibinini ushaka kunywa hari ibitunganyijwe nk'amarikide ushaka kunywa utanayafunguye dufite product nyinshi n'ubu se ko ari uko wamfatiranye nigendera ko ari uko iyi sakoshi yanjye itajya iburamo imashini uzansanga aho dukorera noneho tubahereza ishusho y'imiti yose dufite ariko muberekana video y'umuntu wenda wabinyweye uburyo abakubita wowe ushaka kuzana ibintu byinshi n'icyo kintu mpfa nawe buriya bintu ni password si abantu bose barayimenya password ko ari iyawe ku giti cyawe none se nk'umugabo washaka ko mwigisha ngo washaka ko mwigisha namamagare mwigishe uretse urumva ibyo ari ikibazo umwigishe erega hari abantu bakubagana kavuga ati none se ni gutya cyangwa ni gutya pratique aya pratique no ufite umugabo mfite umugabo utaza kunsenyera umugabo kandi yubawe ikibazo cya nyuma cyangwa ibibazo bya nyuma none uko umuntu ufite igitsina gito
heka biga mwongera ibitsina abantu baba bashaka kongera ibitsina ubundi igitsina uko cyaba kingana kose cyabasha gukora akazi kacyo upfa kuba udacika intege upfa kuba utabipa bya bindi twavuze by'amasegonda 30 upfa kuba ufite ubushake igitsina uko cyaba kingana kose cyabasha gukora akazi kubera iki buriya kuryoherwa k'umugore buriya ntago birenga muri santimetero 3 ndatekereza rero nta gitsina gitoya kibaho kiri munsi ya santimetero 3 ariko na babandi bashaka kongera ingano y'igitsina igisubizo kirahari muti turawubaha rwose ukongera igitsina kakigeza ku rwego wifuza ni uburenganzira bwawe ariko nanakubwira ngo nyago bikenewe cyane igikenewe cyane nuko kigomba kuba kimeze neza kiri muri position yacyo kigomba kubamo gusa nanone hari ikintu nababwira nk'abantu bikinishije bakunda kugira imbogamizi igitsina kikigonda kikaba deforme kakagwingira kakaba gatoya nawe wakareba rwose ukabona ni gatoya abo bantu gisubizo turakibafitiye ku bagore batanyara abagore batanyara sinaberetse ko nabavumburiye nabazaniye igisubizo n'abantu munkurikiye njya numva ngo abantu ngo bakorera deliverance ngo bakabakuraho inyatsi ngo bakabakuraho imivumo n'ibiki byose umuntu wese nawe uzi ko afite ikibazo mu mibonano mpuzabitsina akaba azi ko afite ikibazo cy'urugo rwe rugiye gusenyuka atakigira ijambo abagore ngo batangiye kubahimba amazina ngo ni ba Mukagatare ngo n'abandi abagabo nabo bakitwa ngo ntawarwasaga mva muze mbakorere deliverance mwe mungane gusa mbakorere deliverance mbakureho agasuzuguro ndabambura agasuzuguro yes rero wakoze kubana natwe kandi mbwira abantu ngo bakugane wenda hari nk'umuntu ushobora kuba yakenera izo staff zawe yego izo mashini none se nk'umuntu uba none ukora igihe kirekire ugasanga agaturu ka mbere oya abo bose tubashyira ku murongo rega none ugasanga ari nk'umuntu ukubita nk'amasaha bose tubashyira ku murongo abatumbagiye turabagarura abanoneye nzira so ubwo ntubyumva mukorera mu bihugu bingahe dukorera ku isi hose ariko nkanjye Assia icyicaro cyanjye cyangwa se aho nkorera ni hano mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo aho bakunda kwita mu karere ka Huye banavuye iz'icyaro bampamagara telefone yanjye ni 078 uruhariya hano iwacu telefone yanjye ni 078 hafa telefone yawe ni 078 52 42 049 gisubiremo 078 52 42 049 hanyuma hari abantu baba ndavuze ngo wenda mba ndi mu majyepfo hari abantu baba bari mu bihugu byo hanze cyangwa se mu gihugu imbere ariko mu ntara zitandukanye iyo udashoboye kugera aho dukorera turavugana kuri telefone tukamenya ikibazo ufite tukamenya icyo ukeneye tukabikoherereza haba hanze turabyohereza dukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bwabaye bwinshi nawe urabizi posta ni iminsi hagati y'3 n'5 muzigo uba wagiye mu gihugu hose naho ndatekereza ubu nta hantu hatari déplacement dukoresha uburyo twumvikanyeho tukabikoherereza gusa icyo nababwira cyo inama nabagira baza muganga biriya bibazo utekereza ko bitakemuka biriya byakemuka wituma bigusenyera wibiha urwaho ngo bigusenyere ahubwo watugana tukagufasha hari igihe hari icyo twakubaka mu ngo zari zigiye gusenyuka akabazo kanyuma umuntu uri normal arongora igihe kingana gute cyangwa iminota ingana gute hagati y'iminota 7 n'isaha so hari umuntu wamara ku isaha oya iyo urangiza munsi y'iminota 7 urangiza vuba urarwaye iyo urangiza nyuma y'isaha ubwo wari igihasha ubwo nabwo urarwaye niyo mpamvu rero ngo aho utumbagira turamugara none nzira nawe urabyumva yes rero mwakoze kubana natwe iki kiganiro hari igihe bashobora kuvuga ati uyu muntu mugarure muri comment mwandike urutonde rw'ibibazo bashaka namugarura akatubwira ibi nabyo biba bikenewe nkuko twicara ukavuga ati tumenye ku buhinzi tumenye amazi akora gute mu mubiri w'umuntu
n'ibi ngibi nabyo biba bikenewe ko tubimenya, niyo mpamvu tuba twabazaniye abantu nk'aba ngaba kugira ngo batwigishe. Yanabemereye kubigisha biri pratique, yabigisha wakoze kubana natwe. Wakoze namwe.